mwakoze kwitabira murabizi muri abantu banje bo ku mutima dufite abandi dukorana benshi ariko kujya umuntu azagira abantu biwe bikora mutima ku buryo babwira nibanga bakaribika ndetse ukabona bagira n'ikindi gitekerezo bakagira gute bakagusapotinga cyangwa bakagukomeza ndakoresha amajambo y'igifaransa cyane kubera ko je suis licencié noneho babantu bakagukomeza bakagufasha kugira ngo ubwire kuco ushaka niyo mpamvu nabatumiye ahangaha muri ahangaha ndabashimiye kandi karibu muri office yanje muri Sanga nari mfite igitekerezo nshaka kubagezaho murabizi turakorana mu kanisa dufite abakristo benshi cyane murabizi kandi hari umwuka w'Imana ibintu byose birahari igitekerezo canje nshaka kubagezaho murabizi ko dufite ifaranga mu kanisa ariko umwanditsi witwa Yeremiya yaranditse aravuga ngo tumaze kuba igitutsi ariko yavuze tumaze kuba igitutsi ngo mu mahanga ariko nije umaze kuba igitutsi muri inosi gute muri inosi iyi ngiyi ndavuga muri no muhana wose impamvu uko waruvuze ngo gute murabona kameme pasteri agomba kugira itandukaniro n'abandi bakristo basanzwe cyangwa les autres paysans akaba différence murabona nzagenda n'amaguru ivumbi rikandenga umukungugu imvura yagwa ibyondo bikashabukira aho ugasanga ni ibintu byinshi ibitindi gasani none nashakaga twige kuri ico kintu ushaka ko tugurira imodoka nk'abagurire imodoka nyine nk'abagenzi banje turebe ukuntu twongurira imodoka kugira ngo nzozamo uko ngenda neza vuga ubutumwa neza nsohoka mu modoka ninjire mu ikanisa abakristo babone différence urashikira amafuti uri usengera urasanyutse neza neza doroshe urabona ko mbere uruzi twembi tworwanya uriya mugabo nuko twicisha uriya mugabo yari si uwo gukina nawe none je numvise ndi umunyabwenge kuzumbona ndi umunyabwenge buriya ndacato aratumije kuri ndacato jewe namwumvise agitangira numva ukuntu ukera wowe sasa ugira ikibazo kimwe uzurakarasa none mbire umuyobozi itorero ko ndabona ari rubuye tugomba kuba nta kibazo ari imodoka nizo siko kuyiza umusubiza kuri siko kuyiza wowe ikintu nigisuma naje si mushigiki nido ngo abana be wumvise ko yatubwiye nabi uramutagire nabi ngo abana be ngo ntibo kwigana ngo n'abana bacu nibaje kwigana ngo baje kwigana ngo n'aba president ngo mu nawe ese ndi Imana yakubise w'igikucu ahindwi nuriya mugabo wari utabaye agiye yaragiye kubafasha ku isanduku ry'isezerano rigarutse mu banyisraeli ariko manga watimara ngo jewe none urya ni yari je naje gusanga ari yari gusa arafu kandi kamaze kubyibuha kurare bikanda azo afite simzitayeho inyama yanga ibirokoro niturangiza ngo inzu imodoka kintu gihari twiga imitwe ko tugomba oya tugomba kumugira jewe namutegereye kumukorera left nuko ikintu twa tumugira jewe ko ndabona no mugabo nta kindi kintu gukora nta kindi gihana kwiri sino mweje ko ndaje ko turumurugenda turamutera kuko simbizi hagati yanje nawe ariko nije wowe none umukuru jewe ikintu ndi kubona tugira kitumwisha turamudira ikintu nukureho left tumutere ikude ave kuri kiriya giti kuko naguma nigisambo naje gusanga ngiye kudusahura aratwishe aratumaze uro no umuntu asa n'ivyifuzo akavuga ngo afite ivyifuzo ngo afite A na B na C ahubwo je naje gusanga tuzotumugura ibyo mu akozwe mu vyifuzo uyu hari asigaye gatoya ngo atubwire ko adafite ikirengeti
ngo tumugure ngo ibiyiko zo ngo ngo mu butungo yakazarira ngo kubiyiko ngo by'izahabu wazubiza aravuga ngo tuzoze tumuzana ngo amasahani ariko afite ibyifuzo gusa Imana yo mu ijuru ntabyo azobona kuko Yesu ni wo muhaza cyakoze reka turagira Imana dusenge ariko jewe ndamukuraho kiriya giti kigomba kwicara undi muntu kabisa umugabo dutandukanye ugendera ku nyungu z'amasaha aragiye kandi twiriwe abantu twiriwe twumvise kandi ikindi gihari twe tugenda dutuza tugira ibanga ahubwo ndagutelefona tuje kumureba turebe wa muntu mugerageza kubinyuzamo kugira ngo abe nk'umukora wowe uze kumbwira reka jewe ngende wowe uraza kumbwira uza kumpamagara ariko ubisengere kandi icyo koze noneho hari ati nuko ubisengere turashiramo na ngufu jewe ko ndabona ko iri joro dukora amafungo dusengere kino kintu duhakikishe ko Imana idufashije uyu muntu akavaho kuko atari uko natavaho ku neza aravaho ku nabi jewe mfite umunya business urabizi ko nkora business mfite umunya business tuzagerageza gufatikanya nabo tumukureho uwo munya business azagerageza kudusapotinga aduha inkunga harabura kuvuga ngo tugurire abapfakazi n'imyenda n'abana tubishyurira amashuri ngo inzu n'abana be umwana gawiwe n'amazige n'abazotubwira umvise ariko wategereye introduction yiwe wa mugabo ni wavuze ngo yarageze ngo docteur licencié en théologie Yesu niwe docteur aza kurangiza docteur bose docteur se yovura uw'Imana itagize itabwiye ngo urakira ni docteur uri haraho yokora Yesu ngo azamavura indwara zimwe na zimwe umuntu azokita yareje moi je suis docteur wa théologie ngo même aussi ngo licencié docteur ekonomi uriye na bibi wewe nimba warize ekonomi nijewe ndamubwira nimba warize ekonomi none ni ekonomi uri gukora ni ekonomi gano no gakoze ga ekonomi gano no wize urayijya imitko iyo introduction se na kari umutsima zino mutukwa iyo introduction twari tumuzi tituzi ibyo yize ekonomi none twe turi papa hanze ni DVD tugira ibi ntazi ko turi ibihume byahumiye isi ngaho genda neza ejo kandi ubika ibanga kandi ubisengerwa ngaho data we ubisengere jengiye mu mukumbi sawa urakoze Imana igutaba yewe wakoze kuyikuza usanze nari gusoma ijambo nagusoma amakuru ya Daniyeli ankora hanze ariko nibuka ko nukuvuga ngo twebwe nitwe dusigaye twenyine twakubaka umurimo w'Imana kuko uwacaho amaze kugera hari umwami nasomye hano muri iki gihe barambwira ngo kubera kwirata ukuntu yaramaze gukomera ngo yamwereye mu bikombe by'Imana abimweramo inzoga ariko nari nguhamagaye tutaratangira kuganira reka tubaza dusenga Imana niyo kandi buhungiro ngo ni ingombe nziza ngo numufasha utazugira senga mwami Yesu Mana we kuba dugihumeka n'ubuntu bwawe gitara cy'amahanga gutera utambwe kwa mwami Yesu nuko tutabisobanukirwa ariko n'ubuntu twovuga iki tworeka iki ko twinjiriwe guhumeka kuvuga gukora sohora bino bisambo byabiteye gukora ibiganiro muri uyu mwanya mwami Yesu no ntakibira bya bindi karaje kugura imodoka n'inzu mwami Yesu utubashishe uduhe kumvira iravahe uduhe mwami Yesu guhuza Mana we no gukora umurimo wawe neza ngo inuganze mu bivuga duhe imbaraga Satani jambo ryawe riravuga kugira ngo inkota ngo wisikebera mu gihombi keba dusura agakoresha byinshi bamwe muri bagatangira kumva ko bari gukora Imana ariko keba Mana turagusaba mwami Yesu ngo wemere mwami Yesu uhindure imitima yacu uduhe kumva inshingano zacu uduhe kumenya ibyo tugomba gukora mu bugingo bwacu
Haleluya, haleluya. Reka amaturo yawe ari ahantu heza hatagera ingesi nyenyeri, hatagera abantu bashaka kugura amamodoka bitwaje amatitire, abadogiteri ndabizi ko ariwo dogiteri mfite, nta wundi dogiteri mfite hano, ni wowe gusa. Ngaho reka baza muri bino biganiro kandi Imana umpe n'imbaraga zo gukomeza kwihangana no gukomeza umurimo wawe. Byose tubisaba tuzinze mu izina rya Yesu, amen. 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 Niko yewe noneho icyo naguhamagariye kugira ngo turangize ya gahunda. Imana nitwe yahisemo muri iki gihe, nitwe tugomba kuyikorera kandi tukayikorera neza. Ngahe mbwira, warambwiye ngo ufite ngo nimba ari umunyabusiness man sinzi ngo uzodufasha muri iki kintu, uyu mugabo tukamudiretinga tukamukorera left akigirayo tugakora umurimo neza. Ngahe mbwira amakuru, hanyuma naje narabisengeye dorogeje ubundi sinari kandi nari nshonje nari Ari warigirije noneho ukuntu bimeze, reka kubaguriza ibintu. Nari mfite umusore ni umuhungu w'ibigango, ni umuhungu ufite ibituza, ni umuhungu ufite amaboko avuze ngo amwikorere yo kwa mayikorera n'ibikweto yo mushoreze, kandi nawe ntugire ngo nta muntu urimo. Uwo musore ni umusore aza ko bene two tuzaratumenyereye, akagera muri za East Africa, ni bene uwo murimo nyine, nuko nyine ni umukari n'umukristo wacu, tumukoresha bene iyo mirimo. Twebwe gusa dushaka kurahura moto kandi n'ibintu tumukureho, agende ave kuri liste hano, agende kuri liste nimba zanagaje no kuri liste mu ijoro, sinzi liste aho kubera ko igisambo usuzi gundi igisambo kizaki kumukubita neza cyane. Gusa okay, jewe ntabwo uri wa muhungu ndamwizeye kandi bizaba successful kabisa, bizaba successful. Wewe nta kibazo no kwaragusaba amafaranga ngariki ni make niyo yoba ari yarayamirenge, ahubwo twokora muri ariya akaba ariyo tumuha. Wewe n'ubundi no tuzakora twaje tuzakora kumufuka tasoni ko turabura kurira abana b'abapfakazi, tugurira abapfakazi bitenge n'ibiki ibo bicanumva kandi amaze kwegurinda najyanye ashaka gukomeza ipanuka se nakamusunika se mugaga nakabumba ko turamupompa se abe ni pompe. Uwo muhungu uze kumubwira tuzorebe tubaze tumwe yavase agende amuteretinge, kandi ikindi ugomba kumenya tugomba kuzarira turire bien nituange hanyuma ibi jewe nzohagarikira nunakiranije nzabwiriza nzavuga mvuga ukuntu yari intwara kandi abantu barabizi ko je nanegeranye nawe cyane kandi tuzomurata tuzomurata wewe twe tuzavuga abandi tuzavuga no hari ikintu gisigaye kisetsa unyine jewe unanimbikuye kuri iyo jambo ngo tuzovuga sinobura icyo mvuga kuko hakubwira ngo mbura icyo kuvuga nobura icyo kurya cyo nokibura ariko cyo kuvuga novuga gutya bukira bugaca bukira ariko cyo kuvuga kandi kiza kiguha nayo kurya cyo kiraguha tuzavuga kandi ibyo nibisanzwe n'ikiriyo cy'umupagani uwitwa ko ari umupagani kibazo abura amagambo nta mirimo noneho niyo mirimo nari kukubwiraga, nta mirimo uriya ni okay, tuzogerageza nyine tuzongana nyine tumuhimbira imirimo, ariko nimba ari ngiga wenda ariyo mirimo yiwe gayo y'ubusuma nubwo twikira nyine reka dutwikire tumwihore apfuye nta kundi bizaye kibira kirigata. Ariko uwo musore ndamuhama arahari tayari iri joro twavuganye ngo arakasana noneho wowe murefutinga wowe uze kumubaza gahunda jewe ndabaza wowe kubera ko niwe muziranye ndaza kubaza uko nzagenze hanyuma wowe urambiye
akora ibishoboka zose iri joro kabisa iri joro nirihava nawe agenda